Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Mwaramutse mute? Nanjye naramutse neza ariko narwaye mu muhogo, ariko nta kibazo. Ijambo rya Yesu riravuga ngo mu mubyimba ya Kristo niho dukirizwa. Hari igihe indwara yizana mu mubiri ikanikiza, ikanikiza. Umwami Yesu ahora adukiza. Environnement tubamo ntabwo ari nziza, ibirimo byinshi byatwanduza, ariko umunsi ku wundi ngira ngo Imana ukuntu yabiremye, haba hariho n'ukuntu duhita dukira bitabanje kutujyana kwa muganga, bitabanje kutujyana kure. Mwaramutse se muti ko mudakoma? Dusigaye dutanga morning plan muyumve, ikumvwa n'abantu nka 2 cyangwa na 3, ariko ndabyumva ari mu minsi y'akazi. Uzajya aba yacikamwe ajya ahindukira ajye no kuri Facebook, ziba zihari mba nazishyizeho, uko nyikoze ndayihashyira no kuri Instagram ibihari. Reka dushime Imana kubw'iki gitondo cyiza iduhaye. Undi munsi Uwiteka yagiye kuturemera ngo tunezererwe, kandi usibye nuko Imana iba yaturinze iki gitondo, dufite byinshi twashima Imana yakoze muri ino minsi, sibyo se? Nzi ko buri wese ahari afite ishimwe nubwo tuba tutavuga. Hari n'ababyumva ntibavuge, ariko nta kibazo. Icyo nishaka ni uko dusangira ku meza amwe. None ijwi ryagiye, n'ubusanzwe ryari rito, noneho ryagiye burundu, sibyo? Uwiteka Mana nziza, Mana y'amahoro, Mana y'urukundo, Mana y'icyubahiro, twongeye kukuzamurira amaboko yacu tugushimira, tuvuga ngo urera kandi urakiranuka. Twongera kukubwira ngo Mwami uri uwahozeho, ururiho kandi uruzahoraho. Twongera kuvuga iby'imirimo yawe wakoze, twongera kugushimira iby'urukundo rwawe, twongera kugushimira Mwami ibyiza umaze igihe udukorera, ariko cyane tugushimira ko tukiri bazima, tugihumeka ku bwawe, kandi ko ugikomeje gukora byinshi muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, tugushimiye ko ejo wabanye natwe umunsi wose no mu gihe gitambutse, kandi ukaba ukomeje no kubana natwe muri iri joro ryatambutse, ukaduha gusinzira. Mwami ugatanga imbeho, ugatanga ubushobozi bw'abantu bagasinzira. Kandi Mwami weretse nabo bose batabashije kubona ibi byose mvuze, ariko ni ukuri ineza yawe ko igikomeje, ariko bakaba bagihumeka. Ubishimirwe. Ngushimiye kandi ko muri iyi minsi tuba twagiye guhaha mu buryo butandukanye, kandi umugisha wawe ukatubaho. Ahari wenda rimwe bikanga, ariko bwacya mu gitondo bigakunda. Ijambo ryarambwira ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya impundu zikavuga. Mana, ni byinshi tugukeneyeho, ni byinshi tubifuza ko ukora, ariko ni ukuri ntabwo twavuga ngo byose niko biba bitakozwe, niba byakozwe. Niyo mpamvu tugushimira ibyo byose wakoze, tunagushimira n'ibindi byose uri gukora, twizeye ko kandi Mwami n'ibizaza byose uzakomeza kubana natwe. Mwami turagushimira kubw'amagara mazima, turagushimira kubwo kubana natwe, kandi turagushimira kubwo kuduha n'umutima wo kwihanganira ibyo tuba tutabashije kubona no gukomera. Bitwareka no kugushimira ko ubwo uba warinze abacu mu buryo butandukanye, kandi nanone ntitwareka no kugushimira abo waba wemeye ko bataha, kuko aricyo gihe cyabo kiba cyageze. None Mwami ntitwareka kugushimira n'ibyo dushoboza umunsi ku wundi gukora, imirimo dukora, abajya ku ishuri, kurera abana, utuzi dutandukanye, amabizinesi. Mwami ngo umugisha w'Uwiteka umuntu agendana n'ibyo mwishwe mu ibanga. Ntitwareka kugushimira ko Mwami byose uha umugisha imirimo y'amaboko yacu, kandi ntitwareka no kugushimira ko duha imitima yo kwihanganira ibitagenze neza n'ibitubabaje. Ntitwareka no kugushimira Mwami ko uduha n'ijambo ryawe rya buri gitondo, rya buri munsi, ko ugenda uduha gushobozwa no kumva ko Mwami udukunda, ko tuyoborwa n'imbaraga zawe. Mwami ntabwo twareka no kugushimira kuri favor uduha buri munsi. Hari byinshi tubona tutabikwiriye, ahatari uko turi beza, atari uko twakoze ibyiza, ariko imbabazi n'ibambe byawe n'ubuntu bwawe bikatubaho. Mwami ntitwareka no kugushimira indwara ukomeje kudukiza, kuko Mwami hari benshi uri gukiza, ndabyizeye. Mwami ntabwo twareka kugushimira ko imihigo twatangiranye uyu mwaka, imwe twatangiye kuyigeraho. Watangiye gufungura inzugi, watangiye kwigaragaza, watangiye kuba igitangaza, watangiye Mwami kutureberera. Nta nubwo twareka kugushimira ko uri guhagurutsa abakozi b'Imana benshi kandi bafite umwuka wawe, bihangana igihe gitambutse. Mwami Yesu turagushimiye kuri ibyo byose.
njye yanje navuga ibyo, ariko buri wese uwahagarara hano yagira ibintu byinshi avuga kandi akavuga kugira neza kwawe. Hari umuririmbyi ugeze avuga ngo wavuga kugira neza kwawe umunsi wakwira bugacya akongeraho undi munsi. Baravuga ngo inyanja niyo zaba vino, ngo ijuru rikaba impapuro, ngo umuntu akandikaho ibyiza byawe, umwami ntabwo yabirangiza. Dufite byinshi, dufite ibihamya byinshi mwami twavuga tukavuga ngo wagize neza. Reka mwami tukongere tukuzamurira amaboko tuvuga ngo urera kandi urakiranuka, urera urera urera, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane mwami, amen. Yesu ashimwe. Turakoze, Imana irakoze cyane kongera kudutera iteka. Ndagira ngo mbibutse ko abamarayika bahora bavuga ngo umwami urera urera, ngo abamarayika bahora bazamura amaboko bayamanika bavuga ngo urera. Natwe tujye tugerageza guhora tubwira Imana ngo urera. Nabonye ukuntu twahahamutse, abantu barahahamutse, Imana idutabare. Umuntu abona sitati yawe agahita yandikaho ikibazo afite, agahita akubwira ati, ntanakubwira ngo bonjour, agahita akubwira ati sha bya bintu byanze. Ati bya bintu byanze, ati sha tuzi ko cya kintu cyanze, ati na cya kindi kimeze gutya na gutya, ntabwo usuhuje, ntakubwira ati bite hanje umeze neza, ati sha tuzi ko nibagiye kukubwira bya bintu ukuntu bimeze, ati reka 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 ntabwo bikibaho, ahita akubwira gutyo. Cyangwa umuntu akibuka ko hari ikintu muhuriyeho abonye sitati yawe. So urumva ko imitima yacu twarayihangayikishije cyane, twarahangayitse ku rwego Imana ivuga ati abantu ntabwo banyizera. Hari inkuru iri mu byakozwe n'intumwa y'umugabo witwa Demetrio, yacuruzaga ibigirwamana muri Aziya, muri Antiyokiya, aho hose ngo na za Burayi. Namwe murebe abantu bize geography cyangwa ababizi, urebe kuri map, urebe Aziya, urebe n'i Burayi, urebe ukuntu hose hangana. Aho hose niwe yacuruzaga izo mana. Arangije abona ba Petero barimo barabwiriza ibya Yesu, noneho atangira no kuvuga ngo ibya Yesu agakiza kabaye ubuntu. Bibiliya avuga ngo ibya Yesu biteza imidugararo. Ahita agira ubwoba bwo mu mutima, ahita deja n'iby'amategeko ntiyabyubahaga. Barangije akoresha inama abantu bose baguraga izo mana ze. Arababwira ati murabona ibyo barabaga bari kuvuga, ati se murabona tuzongera guhaha? Urumva rero bahise batangira kurwanya ba Petero, ko bavuze yararebaga ahantu hose acuruza izo mana, akavuga ati izi mana nintazicuruza nzabaho gute? So hari igihe ubuzima bwacu butujyana muri iyo situwasiyo, umutima ugasohoka kubera ukuntu ibintu byiperesanse, cyane cyane Yesu utubwira ngo tumwizere tutaramubona. N'ubuzima bwaragiye budukanda hato na hato. Nawe yaravugaga ati sicyo ni ibiki kandi bigiye gutuma ntacuruza imana zanjye ngo nibonere amafaranga. Nawe yazigurishaga, urumva ashobora kuba yaraziranguzaga, ntabwo ari kuri detaye, yaziranguzaga n'abandi nabo bajya kuzidandaza. Aba aravuze ati rero mureke turwanye bano bantu bavuga iby'Imana. So Yesu yavuga ati munyizere, wareba n'ukuntu ikibazo kiguhagaze imbere usohora umutima hanze, ariko mu by'ukuri tugomba kumwizera. Nta nubwo bigomba kuba negotiable, umwana w'Imana agomba kwizera Imana kugira ngo ibyo abamo bibashe kugenda neza, sibyo? Kandi akabasha kubaho mu ijambo, akabasha kubaho uko ijambo ridutegeka. So igripe yafashe kweri. So dukomeje rero n'amategeko yacu y'Umwami Yesu Kristo yagiye adutoza kugenda tuyagenderamo, sibyo? So hari ukuntu usanga bamanitse ibyapa mu mujyi runaka ngo hazaza umukozi w'Imana runaka. Hari umukozi w'Imana numvishe ngo yitwa ngo Maurice Seruru yarapfuye. Yitwa Maurice Seruru yarapfuye, yapfuye mu gihe cya Covid. Uyu musaza ngo iyo yabaga ari bujye nko mu mujyi ahantu, tuvuge ngo yigeze apanga kujya muri Kampala, ngo noneho abasatanike kuko baba bafite controle y'abantu basenga, buriya ngo baba bafite umurongo uri kubabuza amahoro muri iyo minsi, baba bafite mbese isi yose mu biganza bari kurata hano hantu ko tutari kwa control bimeze bite. Noneho ngo abasatanike bakomeye muri Uganda, iyo mvuga abasatanike mujye mubamenya, ni abantu abategeka b'isi, niko biri bita muri Efeso, mu gice cya Efeso. Handi Pawulo yavuze ngo kuko turarwana n'ibifite umubiri ngo ahubwo turwane n'imyuka mibi ngo n'abategeka le principality. Ni abantu bafite isi y'umwijima, harimo abapfumu,
harimo abarozi, harimo abariminati, harimo abafirimasoni, harimo ubwoko bwose bw'ibibi byose byemewe gukorera satani, ngo n'imyuka mibi ngiyo ahantu mu kirere, sibyo? Iyo tuvuga ibyo ngibyo rero baba bafite ukuntu bakontorora. Niyo mpamvu reka mbahe example kugira ngo mubyumve neza. Uzarebe iyo wimukiye mu nzu nshyashya, mu gace gashyashya, uri umuntu usenga ukunda kuba watake, sometimes hakanakunanira kuko ugeze mu kindi kirere utari umenyereye. Uzarebe iyo wamenyereye gusenga, ikirere cyawe waragifashe. Reka mbibyumvishe neza. Igihe Yakobo yasengaga akisegura ibuye, ikirere yaragifashe. Agiye kubonabona ikirere kuko yari yagifashe, nta si y'umwijima ihari, yagiye kubonabona urwego rw'abamarayika ruraje. Urwego batangira kujya bamanuka ngo hejuru hari hahagaze umwami Imana. Ikirere yari yagifashe, sibyo? Ahandi ni ahantu Yesu yabonye uriya mugabo wari watewe n'abadayimoni benshi, arabaza ngo muri bangahe? Barambwira ati reka da, turi bangahe? Turi legiyoni. Nawe yavuze ati twebwe nitwe dutegeka kino kirere, sibyo? So rero iyo mvuga ngo hano Bibiliya avuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima. Niyo nkubwira ngo ni abasatanike. So ngo uwo mugabo witwa Maurice Sororo ngo yagombaga kuza babizi, bamenya ko ari buze, kandi ngo baramutinyaga kubi. Muriya niko mubona abantu bagenda, hari abantu isi y'umwijima itinya. Pawulo yaravuze ngo dusa n'abaciriritse ariko dutungishije benshi. Hari abantu bari simple, batambara imyenda y'igiciro, batagenda mu mamodoka akomeye, ariko Satani atinya n'ingabo ze. Urumva? Ndabyibuka kera batwigisha kwatura, bavuga ngo mujye mwatura ngo turi imiriro, ngo aho dukandagiye abadayimoni barahunga. Noneho ngo baravuga, abo basatanike baravuga ngo mubwire buri musatanike wese mwene wabo muhungire muri kilometero 120 uvuye i Kampala, kuko uyu mugabo naza aradutwika twese, sibyo? So hano rero nari mbabwiye ngo ibya Yesu biteza imidugararo. Hari igihe twitinya, ugasanga ibibazo byose biri kugenda bituzaho. Uburwayi buraje, ubukene buraje, amadeni araje, igisuzuguriro kiraje, amarozi barakuroze, ukavuga uti nzakuraho umukozi w'Imana ukomeye uzasengera. None se uwo mugabo wumva ugera mu mujyi bikagenda gutyo, azakugeraho ryari? Muranyumva? So Yesu rero ngo ajya kugenda, ibintu byose Yesu yavuze ntabwo yigeze abibwira abigishwa be gusa, kuko abigishwa be bari 12 kandi yashakaga ngo ubutumwa bugere ku isi yose. Yesu yagaragaje ko buri wese yamushyizemo ubutware runaka ku muntu umwizera, bidasabye kujya gushaka abantu bakomeye mu mwuka. Mu by'ukuri barahari, basizwe ayo mavuta, banategeka bikaba bitanabasaba imbaraga nyinshi. Akubwira ikintu kigahita cyambara umubiri. Turi kugendana? So rero tuza kubona ko hari byinshi natwe twakwitoza bigakunda. Urugero nkanjye ndabyitoza, nagiye ngirirwa ubuntu bwo guhura n'abantu Imana yagiriye ubuntu, abakozi b'Imana bagiye bangisha iby'ijambo. Harimo umupapa witwa Papa Brian, ari hano kuri groupe, harimo Bishop Pacifique, harimo n'undi turi kugendana urugendo muri ino minsi. Urumva nagendanye n'uwo nguwo Papa Brian, afite impano yo kwizera. Ngendana na Bishop, nawe afite iyindi mpano nawe y'ijambo ry'Imana ry'ubuntu. Noneho ngendana afite uyu nguyu Bishop wacu afite esprit de paternité, afite umwuka wo kuba umubyeyi. Ndi kugendana noneho sasa n'umuhanuzi. Ibintu byose turabyitoza, kandi twiga no guca bugufi, tukiga no gushaka ubwenge. Yesu yaravuze ati ngo ntacyo muzitwaza, ngo kuko umwamikazi w'Isheba yavuye ku mpera y'isi ajya gushaka Salomo. Igihe cyose ushaka ikintu, ushaka n'abagifite gute, n'abakizi. Urumva? Inyoni yigeze kuvuga ngo ni ugucyana, niba ari ugucyamika, niba ari ugukwetura inkweto, ngo yigeze kuba kera ataranakomera, ataranamenyekana, yikundiye iby'Imana muri we gusa, yumva azabikorera Imana, yatangiye kumva ko azayikorera. Ngo sinzi umukozi w'Imana wigeze ngo kuza no muri ka Kigali, ngo ngo ndatambika, no gutambika, ngo ndatambika nigirayo da, kandi nta na gahunda nari mfite,
ngo gusa nabonye icyapa gihari ngo mpita ntambika nerekezayo. Ni ukuvuga ngo ni ukumenya abo Imana yahaye ubwo butunzi, ugakorana n'umwuka wera, ugafata n'ijambo ugasoma. So tugeze ku itegeko rero ritubwira ngo ko buri wese yifitemo kapasite mu gihe cyose yizeye Kristo, ko ibintu byose byitozwa. Utangira usengera umwana wawe akarwara giripe, ugafata ikiganza ukamuramburaho ikiganza. Ndagira ngo mbibutse ko turi Imana ntoya, turi Imana ntoya kandi dufite ububasha Imana yaduhaye. Pawulo ageze kuri cya kirwa cy'Imerita, ngo barangije ngo baravuga ngo ngo yakizwa ngo rw'inyanja, ngo ariko ngo kuva ko Imana itabe ngo sinzi ukuntu babivuze ariko bashaka kumutega iminsi, ngo ubwo yakizwa inyanja, ngo ariko ngo iriya nzoka yamurumye ku gikonjo ntabwo ari buyikire. Ngo Bibiliya avuga ngo bategereza ko apfa akindutse, ngo baraheba. Ngo barangije bavuga ngo burya uriya ni Imana. Banditse Imana n'akamana n'izina intoya. Nuko turi Imana. Niyo bavuga Mose ngo Imana imuhindura nk'Imana. So hano rero iri tegeko ngo Yesu abwira ngo ahamagara abigishwa be 12. Mwibuke ko dutangira ino nyigisho turi kwiga kubaho nk'uko Kristo yabagaho, sibyo? Kuba umukristo, kugendera mu byo Kristo yashakaga. Kristo yabwiye abigishwa be, ariko abigishwa bari 12 ntabwo bari gukwira mu isi yose. Byagiye bigenda kuri bamwe natwe byatugezweho. Bivuga ngo natwe ibingibi biratureba. Guhamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Ubutware turabwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ku munani avuga ngo mukize abarwayi. Ni Matayo 9:10. Ushaka wagisoma cyose, kuko burya gusoma akajambo kamwe ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu twagiye dupfa mu ijambo, ugasanga usomye akantu kamwe ngo harya ni irihe jambo njya rimbangamiye iyo bari kurisoma. Ijambo rya Rusi na Nawomi, ngo aho uzagwa niho nzaba, ngo ntabwo biriya byose rya jambo ntabwo ryabwiwe abakundana. Rya jambo ryabwiwe Rusi yamaze kubona umwuka uri muri Nawomi ko ari ubwoko butavumikwa, abana b'Imana. Areba ukuntu ameze, yizera Imana iri muri Nawomi. Bivuga ngo Nawomi aho yabaga yari umunyamasengesho, yari umuntu w'Imana. So rero iyo bari kubishyira muri invitation njye mba mbona bidahuye, ariko niko bimeze, bibayeho imyaka yose. Reka bigume gutyo nta kibazo. Ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Kandi hano natwe turi kwiga kuba abigishwa ba Kristo. Mugende mubigishe bahinduka abigishwa banjye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ku munani aravuga ngo mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni. Mwaherewe ubuntu, mwaherewe ubusa, namwe mugiye mutangira ubusa, ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. So hano rero utangira ubyitoza wumva ko nta kintu gishaka kugusoba, ugatangira ukavuga uti nanjye reka nsengere kanaka. Njye byatangiye numva mbishoboye, nasengeye umuntu bwa mbere arapfa. Nagiye gusengera umumama wari inshuti yanjye arwaye kanseri, ndamusengera mwatura izina rya Yesu ngo nazuke. Muri mukuru arambwira aterekera aho, yewe byarangiye. Ntabwo nari nzi ko umuntu iyo agiye gupfa abanza kugira ubushyuhe bwa nyuma, nibwo nabibonye. Ariko byaranciye intege nk'imyaka myinshi, ariko ndongera nsengera undi muntu. Ntabwo nasengera abantu benshi, nanjye ndacyabyitoza. Nsengera undi muntu nabwo wari utewe n'abadayimoni by'ibisazi, kuvuga n'iki. Mwuka w'Imana aranshoboza birakunda. Ariko icyo gihe nari mu mavuta kweri. Zino dayimoni iri mu mavuta zirabimenya, niyo utayarimo zirabimenya. So bivaho nsengera undi muntu. Nagiye nsengera abantu benshi, bagiye bansanga ku kazi nakoraga. Imana ikangirira neza, naba ni nko kumukorera serivisi, najya kumva ngo arambwiye ati nkumva biramucitse, ati mfite ikibazo gikomeye kandi ntamuzi. Mbese hari ukuntu Imana itugira n'ubu. Nakoraga byasaga ko mpirirwa njyenyine, nta wundi muntu turi kumwe, dufite na sare. Ubundi nkahita mubyara nko muri sare, nkamubwira nti base uzi Kristo, wakiriye Kristo umwami w'umukiza? Ati reka darika nkwatuze. Bari abantu batandukanye, ukagenda mu by'ukuri utangirira kuri utwo duto kandi ukagira kwizera. Impamvu ugomba kugira kwizera ya mbere yari impamvu ya defense nishyiragaho. Navuga ngo ibyo ari byose ngiye sinjye ukiza abarwayi, hano we njye ukiza,
icyo bibwiye nta nubwo ari njye utanga agakiza njyewe icyo mvuga ndabikora nkaba umuyoboro umwuka we agakora akazi ke nuko nabigenzaga. So first of all umuntu nakubwira ikibazo kimurenze ukumva nta jambo, ukumva muri icyo kibazo cyose uko kingana nta kwizera kurimo, ubanza kumwatuza Yesu Kristo umwami n'umukiza kugira Kristo amukoreremo yongere agarure imbaraga zo kwizera, agira imbaraga zo kwizera. Sino uwo muntu ntabwo uri bubone aho uhera umusengera. Uriya gusengera umuntu utazi ibya Kristo, Bibiliya iravuga ngo kuko ijambo rivuga ngo imaragarita ngo ntabwo bazihereza imbwa, ingurube, ngo ntabwo bazihereza ingurube kuko ngo yazikandagira ikazisyonyagura ikazishyira mu byondo. Iyo usengeye umuntu utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, igitangaza gishobora kumukorera ariko mu gitondo akongera agasubira kwa kundi, kandi wa mudayimoni wamuteye akagaruka kuko nta burinzi afite, nta kava ye Kristo afite. Ariko iyo usengeye umuntu ufite Yesu Kristo umwami n'umukiza, biba nk'imbuto umuteyemo, akajya avuga ati ariko uzi koko baransengeye deja ahise abona ko isengesho rifite imbaraga nawe akiga gusenga. Ikindi agira kwizera, ikindi yumva ko Kristo akiza. Tayari ubwo ngubwo aba atangiye kujya muri shemine nziza yo kwizera Yesu Kristo, sibyo? So wowe utangira mu mutima wavuga uti Yesu yaduhaye ubwo butware, nubwo butagaragara, ntabwo ari ibintu bigaragara, uri umuntu usanzwe nk'abandi, ariko muri wowe ufite kwizera ko tukamusengere izakunda. So kandi iyo ugiye gusengera abantu ugira urukundo, nta kurobanura, yaba umukene yaba umukire, uramubwira uti reka ngusengere Yesu akugire neza. Ushobora no guhura n'umuntu akakwaka amafaranga ukavuga uti ntayo mfite ariko reka ngusengere, bijya bitunanira, batunanira ko duhura nabo benshi, inzara yarateye, uhura n'abantu benshi basabiriza, ariko byoroshya no kutadusengera open bisakuruka ko Imana uyu muntu umugenderere umuhe icyo kurya ukigendera. Turabamo n'abatambyi bazima mu isi, icyo tuzemeza ku isi no mu ijuru kizacyemeye, ubundi ndatuye ngo uyu muntu yakira icyo kurya, ntacyo muhaye ariko mwami Yesu ugira icyo ukora. Iri jambo ryacu iyo twatuye abamarayika bahita bajya hano action bagakora, ugasanga uriya muntu ageze imbere abonye undi umuha cyangwa abonye ikiraka. So tuve mu gusengera abakene, hari no gusengera abarwayi, ukavuga kamusengere. Hari ijambo bigeze batwigisha baratubwira ngo irusyo ufashe icyuma ukajya uruhonda, ubwa mbere ubona nta kivaho, kabiri nta kivaho, gatatu nta kivaho, kane nta kivaho, gatanu nta kivaho, gatandatu nta kivaho, karindwi rugasanduka rugasandara. Bibaye nka bya bindi bya Namani, umwe wari urwaye ibibembe wagiye mu mazi, yagiyemo atizeye ariko yakomeje aribira. So kugira rero dufashe abandi twakire zino mbaraga za Kristo, hari abo Imana yabihaye, wibuke ko Yesu Kristo arabo yahaye ziriya ofisi aranabibaha, ariko nabo barabyitoje. Urabyitoza, batwigishije ko ibintu byose by'umwuka warabyitoza, usibye impano Imana itanga ukanayidevelopa, ariko urabyitoza. Kandi impano ikurimo ntabwo, buriya twese impano z'umwuka ziba muri twe, ziba muri twe. Ushobora kuba udafite gusengera abarwayi ariko ugafite guhumuriza umuntu, avuga ati hangane, ihumura utanze rigahita rigenda ukaba wayimuhesha amahoro. Ufite kudamumuhesha amahoro ukagira impano yo gutanga. Musome Abakorinto ba mbere igice cya 12 muhere ku 8 mugeze kuri 28, harimo impano z'umwuka wera. Ushobora kudashobora gufasha ukaba ufite ubuyobozi, nabwo burimo. Ushobora kuba udafite ibyo ukaba ufite kwizera, ukajya ubwira umuti ni ukuri humura biraza kugenda neza, impano yo kwizera. Ushobora kuba udafite ugafite impano ya discernation, ukajya witegereza ikintu ukavuga uti iki kintu kiraza kugenda gutya, ni impano y'ubuhanga. Harimo n'impano z'ubwenge, harimo n'impano zo kurambika ibiganza ku barwayi bakire. Bantu b'Imana ntimugategereze ko ibyatsi bibarengera ngo mutegereje umukozi w'Imana uzaturuka muri Amerika, uzaturuka muri Nigeria, oya, ahubwo dutangire tubyitoze, tubyikorere mu rugo rwacu. Ndabakunda, iryo naryo ni irindi tegeko rya Kristo rigaragaza ko dufite ubutware n'ubushobozi bwo kwirukana dayimoni. Nijoro narwaye gripe ndaremba, ariko nahise ndambura ikiganza ku gituza mbwira umwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo nirukanye gripe muri njyewe. Nagiye kumva numva nshoboye gusinzira. Murabizi ukuntu gripe yo mu muhogo ibuza abantu gusinzira, si niyo mu muhogo, gripe iyo ari yose ibuza abantu gusinzira. Ariko numvisha abantu bavuga ngo covid yagarutse, Imana iturinde, Imana iturinde ibyo bibi byose ntibibe byatugarutsemo, mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu turagushimiye ko washimye ko iki gitondo tujya tukicara hamwe tugaterana tugahuza umutima. Mwami, ko harimo distance nta kibazo, nzi ko imitima iba yahuje, deja kuba twarihaye guhura twese ni byiza, nta kitazatugeraho kivuye iwawe.
none rero mwami turagushimiye ko twumvise ijambo ryawe, reka mwami ritembe nk'imigezi y'amazi y'ubugingo mu mitima yacu, risohoke risendere rigere mu muvandimwe wacu. Mwami Yesu turabigushimiye, hanyuma uyu munsi turawuguhaye, yobora intambwe z'ibirenge byacu, uduhe umugisha muri byose, uturinde ahazamuka n'ahamanuka, ikibi cyose kijye kure yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Urinde abana bacu bajya ku ishuri, urinde abagabo bacu bajya ku ishuri, urinde abagore bacu, urinde ibyacu byose, abakozi dusize mu rugo mwami utubere maso. Twe ntabwo byashoboka kutuba hose icyarimwe, ariko wowe urabishoboye, urakoze cyane. Nibutse indirimbo ya wa mukobwa yitwa ngo uturinda buri munsi imitego ya satani, uri umurengezi wacu, ni umurengezi wacu. Muhumure byose umwami Yesu abifite en control, kandi muhumure n'umugisha urahari, n'ineza y'Imana irahari, n'amahoro n'ibyishimo birahari. Ibyo byose tubihererwa muri Kristo Yesu, as long as urimo. Humura, niba Kristo atwaye ubwato nta mubisha wakugeraho. Niba Yesu ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ngo erega ntawe. Murakoze cyane, mwirirwe neza.